Abasore benshi bakunze gutekereza ko kugira ngo umukobwa kwiyumvemo ari ibintu bisaba amafaranga menshi, ariko icyo nakubwira cyo ntabwo ari ibintu bisaba amafaranga menshi, si imodoka nziza, si amagambo menshi. Akenshi ni ibintu bito cyane nyine umuhungu akora, ariko bigatera umukobwa kumwiyumvamo kurushaho wenda uko yabitekerezaga. Wigeze wibaza se impamvu zishobora kuba zatuma umukobwa agukunda cyane ndetse kandi akakwiyumvamo utavuze amagambo menshi? Uyu munsi muri kiganiro tugiye kurebera hamwe ibintu bito cyane abakobwa benshi bakunda ku bahungu. Ibi bintu nubikora cyangwa se nibikuranga nyine byanga byakunda abakobwa benshi bazakomeza kugenda bakwiyumvamo. Icyo ngusaba kino kiganiro uza kumva cyagufashije uze guca hasi muri comment umbwira uti Iva rwose nanjye bino bintu ndabyemera. Umukobwa rero kugira ngo akwiyumvemo hari ibintu by'ingenzi cyane ugomba kuba wujuje nk'umusore. Ibi bintu ugomba kubimenya. Icya mbere ugomba kuba uri understanding, kuba uzi kumvikana na buri muntu wese. Ikindi kandi nyine kuba wa mukobwa nyine ushaka yuko akwiyumvamo mwumvikana cyangwa se muhuza muri buri kimwe. Icya kabiri rero ni ukuba uzi gutanga keya. Iyo uzi gutanga keya abakobwa benshi baragukunda ndetse kandi bakakwiyumvamo. Hariho igihe uzajya ubona wenda nk'umusore udafite amafaranga menshi, wa musore uciriritse, aho ugasanga nyine akundwa n'abakobwa beza. Abakobwa beza ugasanga bamwiyumvamo, ugahora wibaza impamvu umusore uciriritse ashobora kuba yagutwara umukobwa. Niyo mpamvu uwo musore icya mbere ari understanding, azi kumvikana. Icya kabiri azi gutanga keya. Icya gatatu ni ukuba atanga cyangwa se arekura. Kuba arekura ni ukuvuga muri dukeya ufite kwita ku mukobwa. Niba umukobwa arwaye ushobora kuba wamusura wenda ukamubwira ati ukunda kunywa gaki, ukamugura nk'akaji n'ibiki. Muri duke ufite nyine kuba ugerageza gutanga. Ibyo ngibyo bigendana rero no kwita ku muntu cyangwa se guhereza agaciro umuntu. Ikindi rero ni ukuba uri smart. Ahangaha rero nyine wenda ikintu nshaka kukubwira ntabwo ari kugira ngo utangire wikomplike wumve yuko ugomba kugaragara neza imbere y'abakobwa. Oya, igihe cyose uri umusore ubundi usabwa gusa neza. Muri duke ufite tugirire isuku. Niba uzi neza ko uri umuyede, kuba uri mu kazi ntabwo ari ikibazo. Ambara bote zawe, wambara isarubeti yawe, ugenda ukora akazi kawe. Nyuma y'akazi rero ugerageza nyine wiyiteho use neza ku buryo nyine umuntu azajya kubona akakurira foromire. Ese uriya muntu ni umuyede cyangwa ntabwo ari umuyede? Uzi ko hariho igihe uba utarize, hariho igihe utarize ugasobanuka kuruta umuntu wize. Birashoboka cyane rwose. Angaho ntabwo nshatse kuvuga yuko kuba wenda warize wenda atari byiza. Oya, ahubwo ndagira ngo mwumvishe neza yuko buriya iyo uzi gushyira gusori gukora ikintu mu gihe cyacyo, ibi ngibi bituma abantu benshi bakwibazaho ndetse kandi bakabona yuko uri umunyabwenge. Rero gerageza niba uri mu kazi nyine ugaragare nk'uri mu kazi, ntacyo bitwaye, ariko igihe wavuye mu kazi nyamuneka niba uri umusore irinde ikintu bita umwanda, ntabwo ari sawa cyane. Gerageza umenye ngo igihe cyose nari mu kazi ngomba kuba nsa neza, ngomba kuba meze neza, nyine ngaragara neza. Reka turebere hamwe rero utundi tuntu noneho abakobwa bakunda cyane ku basore, nyine twa tuntu twebwe tutajya dupfa no guhereza agaciro, aho ugasanga nyine dukunda gusaza abakobwa. Akantu kambere k'ingenzi cyane gashobora gutera ishema umukobwa wenda mu gihe mukundana iyo ukujuje. Kano kantu ukumve neza. Nusanga uri umusore aka kantu ugasanga katajya kakuranga, umenye neza yuko nyine wenda harimo ikibazo, bishobora kuba byatuma nyine wa mukobwa ataba proud yawe. Nukuba uri to be serious face. To be serious face nyine ukagaragara nk'umuntu nk'umusore uri seriye, atari wa musore ugenda useka ubusa agenda yirya inzara mu nzira. Oya, wa musore uri serious, uri busy mu tuntu twe. Wa musore nyine utabona nyine yasamaye cyangwa se yirukanka mu bintu byose. Wa musore utagendera mu bigare bibonetse byose. Abakobwa benshi bakunda umusore utagendera mu bigare, utagira peer pressure, nyine utagendera mu bintu byinshi, uba usanga yiteye ku bintu by'iterambere gusa. Ikindi cya kabiri, abakobwa benshi bakunda umusore uzi gufata ibyemezo cyangwa se uzi kwifatira decision. Niba uri umusore ukaba uzi neza ko utazi kwifatira decision, ugasanga nyine ahantu ugiye usanga ibitekerezo abandi batanze byose nibyo ugendaho. Niba ibintu wenda utabyumva nk'uko babyumva, ntabwo wahaguruka ngo uvuge ngo ngenda byumva gutya. Aho ngaho rero abakobwa benshi umenye yuko ako kantu batagakunda. Niba uzi ko uri serious cyangwa se isura yawe igaragara nkaho uri seriye nyine, ariko nanone utagaragaza nk'uri seriye cyane, kuko iyo ugaragaje nk'uri seriye cyane babifata nko kwiyemera cyangwa se kwirata. Gerageza nyine niba wenda ari mu kanya ko kuganira nabo ugerageze ubaganirize, ariko niba atari mu kanya ko kuganira baseriye. Winde kuvuga ibintu byose ubonye ahantu hose igihe uri kumwe n'abakobwa, ntabwo ari byiza. Akandi kantu k'ingenzi cyane rero abakobwa benshi bashobora gukundira umusore nyamara wenda nta n'ibyamirenge afite, aho
ugasanga nyine wa musore umukobwa wese yifuje gutereta uko yaba asa kose ugasanga nyine amwemereye atazuyaje. kandi nako uzakiteho cyane, abantu benshi ntabwo bakunze kugahereza agaciro. Abakobwa benshi bakunda umusore wemera gukosorwa cyangwa se ukosa agasaba imbabazi. Niba uzi neza ko ufite umukobwa mukundana cyangwa se wenda umukobwa muri inshuti, nyine ukaba wamukosereza, ukaba wamubabaza cyangwa se ukamubwira ikintu kikamubabaza, iyo umusabye imbabazi nyine ahita yumva yuko umuhereje agaciro ndetse kandi wamwubashye. Rero niba uzi neza ko wenda wajyaga wumva yuko uri umuntu wa danje imbere y'umukobwa ukumva yuko ukosheje, nta mpamvu yo kumusaba imbabazi, ahangaha ntabwo ari byo. Iki ngiki uzagihindure niba wenda wajyaga ubitekereza. Akandi kantu rero abakobwa benshi bakunda cyangwa se gasaza abakobwa batari bake, nako ukumve neza, bakunda umusore cyangwa se umutipe wishimirwa n'abantu benshi. Buriya hari igihe nyine usanga uri umusore muri karitsiye, ugasanga abakuru, abana, abakobwa, ugasanga ingeri zose zirakwishimira, nyine ugasanga bagufata nk'umuntu w'agaciro mw'iyo karitsiye. Igihe cyose ufatwa gutyo, buri mukobwa wese wo mw'iyo karitsiye aba yumva mubaye inshuti byamushimisha. Rero niba uzi neza ko ugira ingeso yo kwishimirwa n'abantu, nyamuneka urakomeye cyane, uri umusore w'agaciro. Niba uzi neza ko ujya winjira muri salon de coiffure ukabona abantu bose barakwishimiye, wakinjira muri boutique ukabona abantu bose nyine batewe ishema no kuba nyine mugiye kuvugana cyangwa se ukabona batewe ishema no kuba muziranye, ahangaha urakomeye cyane. Abakobwa benshi bazagenda bakwiyumvamo, nyamara n'amafaranga menshi cyangwa se n'amafaranga ahambaye ufite. Irindi banga rero ryagufasha nyine wenda kugenda wigarurira imitima y'abakobwa batari bake, kandi ukabona ko uzajya ugakora cyane niba uzi neza ko wenda uri umusore ukaba ufite abakobwa muri inshuti, gushima ibyo akora ndetse n'ibyo yambaye. Igihe cyose umukobwa nyine yambaye neza, ni byiza kubimubwira, cyangwa se wenda niba wenda avuze nk'akantu k'umunyabwenge, niba akunda kugira inama ko ugomba kumubwira ati njya ngufata nk'umuntu w'umunyabwenge, uri umuntu w'agaciro kuri njyewe. Aka kantu ni akantu k'ingenzi cyane. Rero buriya gushima ni umuti w'urukundo. Ubundi igihe cyose ukunda gushimira umukobwa mwamukundana cyangwa se mwamudakundana, byange bikunde akomeza kugenda akwiyumvamo kurenza uko wenda yakwiyumvagamwo mbere yuko dukomeza. Rero ndakwibutsa yuko aya ni amabanga cyangwa se ni ibintu bito cyane abakobwa bashobora gukundira umusore, nyamara wenda nyine nta byamenenge cyangwa se wenda nta n'imitungo afite, aho ugasanga nyine umukobwa yaramusariye, cyangwa se ugasanga umukobwa ahora avuga ati uyu musore tutabanye rwose nazababara cyane. Rero utu tuntu ujye utwitaho cyane. Akandi kantu k'ingenzi rero, kubika ibanga. Niba uzi neza ko uri umusore ukaba uzi neza ko utagira ibanga, ni ikibazo. Iyo umukobwa wenda akubwiye nk'ibanga cyangwa se wenda akakubwira nk'ibintu bye, akakubwira wenda life yiwe, ugasanga nyine utangiye kugenda ubivuga, ntabwo rero nyine buriya igihe cyose umuntu yakwizeye cyangwa se wenda agiye kukubwira amarangamutima ye, warangiza nyine ukagenda uyabwira inshuti zawe, nyamuneka ibanga ni irya babiri. Igihe cyose wagiye kubwira umuntu ibindi bintu atagusabye, 95% abazabitwara. Nicyo kintu cyonyine abazagukorera, kandi nabitwara byange bikunde wa muntu mwabiganira, kubera ko wenda ushobora gusanga ari wowe wenyine yabibwiye, azahita amenya yuko ari wowe wabivuze. Rero gerageza ujye ubaha amarangamutima y'abakobwa. Niba umukobwa wakuganije ikintu runaka, winde kugenda ukibwira abantu benshi, ntabwo ari byiza. Akandi kabanga rero k'ingenzi cyane ushobora gukoresha kugira ngo nyine wenda abakobwa benshi bakomeze kugenda bakwiyumvamo gahoro gahoro, kuba wamukora nk'akantu gatunguranye. Abasore benshi nyine buriya abenshi batinya kurekura iyo bafite abakobwa bariho bakundana nabo. Kano kantu ukumve neza. Niba uzi neza ko uri umusore, ntabwo ari byiza wenda kugenda ngo ngusesagure amafaranga yo ku mukobwa mukundana, kuko ntabwo ari byo bizatuma agukunda. Icyo kintu cyo ugomba kucyumva neza. Niba uzi neza ko ujya ukora umukobwa wenda nk'ibintu runaka, kumugura, kumujyana ahantu hahenze, ugatekereza yuko nyine wenda aricyo gikorwa cyatuma agukunda, aho ngaho uri uribeshya cyane. Ibyo wamukora byose umukobwa aba yatagukunda ni zero. Rero buriya iyo umukobwa nyine umukora utuntu duto duto cyangwa se utuntu duciriritse, wenda nk'urugero muriho mutembera ukagura nkawe, niyo wagura ka glycose cyangwa se wenda ka shokora k'amafaranga make guhera ku mafaranga 500 n'ijana, buriya igiceri cy'ijana umukobwa kiramushimisha kurenza umuntu wamuhaye ibihumbi 100. Biterwa na cya giceri cy'ijana n'amagambo wagiherekeje, cyangwa se wenda n'uburyo wenda wari uruho umufata mwako kanya. Buriya rero ikintu cyo ugomba kumenya, niba uri umusore, umukobwa ntabwo azagukundira ibyo umuha. Umukobwa iyo agukunda aba agukunda, nta kindi kintu wakora nyine ngo agire ibiki ngo akwiyumve.
buriya impano zoroheje cyangwa se wenda utuntu duto cyane tworoheje ushobora guhereza umukobwa bishobora kukubera ikimenyetso kikwereka n'uburyo agufata. Niba wenda urugero ufite ubushobozi bwo kubagurira umukobwa wenda nk'agatuwiste cyangwa se akaji runaka ka 500, ari ugasanga kubera ko aribwo bwa bushobozi ufite, ugasanga nyine atangiye kugenda biga, yatangiye kugira nk'umuntu wa feke, menya neza yuko uyu mukobwa ntabwo agukunda. Umukobwa ugukunda ntabwo akugora, mu bushobozi buke ufite arakorohereza pe. Rero gerageza nyine ujye umereza utugifuti tugiye dutandukanye duto duto, ntabwo bizatuma udatera imbere igihe cyose umukobwa mukundana. Ariko ahangaha ujye ubikorera umukobwa ubona yuko mufite dederane cyangwa se mufite umurongo muzima. Pana ngo umukobwa ari mu myaka 17 ngo nawe uri mu myaka 18 ngo muri guteretana, ngo ibyo nta dederane biba bifite pe, biba gake cyane rwose kugira ngo nyine abantu muri iyo myaka muzabane. Rero ahangaha bino bintu ndi kuvuga byose ndi kubibwira umuntu ufite umupatana cyangwa se umukunzi wawo, ndi bavuga ngo ngiye twamaze kugira ibiki, twamaze kwemeza yuko twamaze gufata decision yuko byanga byakunda dufite umurongo. Mbere yuko tujya ku kantu ka nyuma rero cyangwa se kwibanga rya nyuma wakoresha kugira ngo wenda abakobwa benshi bakomeze kugenda bakwiyumvamo, reka mbanze nkubaze akabazo gato cyane. Ese birashoboka ko umukobwa mwiza ashobora gukunda umusore w'umukene? Iki kintu uze kunsubiza ucase muri comment. Ntabwo mvuze ndo wa musore w'umukene nyakujya, nyine wa musore ufite utuntu duke dushobora gutunga umuryango. Birashoboka ko umukobwa mwiza, wa mukobwa nyine uvuga ngo uyu mukobwa ni mwiza, ashobora gukunda wa musore udafite ibintu byinshi cyangwa se udafite ibya mirenge kandi akamwiyumvamo? Iki kintu uze kunsubiza, uze kuma igitekerezo cyawe hasi muri comment, cyangwa wenda ibyo bintu ni ibya kera byararangiye. Noneho rero katujye kukantu ka nyuma cyangwa se kwibanga rya nyuma uzakoresha buri mukobwa wese azakwiyumvemo. Akangaka ukumve neza. Icya mbere, ita ku kazi kawe ushaka amafaranga. Icya kabiri, ita ku isuku use neza. Ibi byose nubikurikiza abakobwa nibagukunde, uzaze umbwire. Igihe cyose ufite amafaranga, abakobwa benshi byanga byakunda baba bakwiyumvamo. Na abakobwa bake cyane nyine banga abasore bafite inzira. Ibintu abakobwa bakunda rero buriya ntabwo buri gihe biba ari ibintu bikomeye cyane, ni uburyo umuhungu amuha agaciro n'uburyo nyine aba yiturije. Icy'ingenzi si amafaranga menshi, ni umutima ndetse n'imyitwarire cyangwa se n'uburyo wowe witwara muri sosiyete uturukamo. Niba uri umuhungu rero, ibuka tuno tuntu twose nakubwiye, kuko tuzagufasha gutandukana n'abandi basore. Utwo tuntu duto duto ndiho ndakubwira dushobora gutuma utandukana n'abandi basore bose umukobwa ajya atekereza. Abakobwa benshi batekereza ko abasore benshi babatereta baba bakeneye sex. Gerageza utandukane n'abo bantu. Umukobwa mukubita imyaka 3 cyangwa 4 nta kintu uramubwira, azatangira kubona yuko utandukanye n'abandi basore. Iyo ugiye gutereta umukobwa, ikintu kiba kikujyanye cya mbere ni ukugaragaza itandukaniro riri hagati yawe n'abandi. Rero iyo nta tandukaniro isore rihari ngo umwereke yuko utandukanye n'abandi, aho ngaho urukundo ruba rwamaze gupfa ku mukobwa. Niba umukobwa yarakundanye n'abantu bamubabaza, gerageza umwereke cyangwa se umwumvishe ko wowe utazamubabaza. Niba umukobwa yarakundanye n'abantu bamusaba ibyo byose, gerageza umwereke yuko nyine wowe atari cyo kintu cyakuzanye.